Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe utegeye amatwi iyi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4. Amahoro n'ubuntu bituruka ku Mana Data wa twese bibane nawe aho uri hose. Nitwa niyo kwizerwa Bedia, naturutse ku itorero rya Kabusunzu, intara y'ivugabutumwa ya Kigali, field y'ubuvazo bwa hagati mu Rwanda. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe icyigisho kitwereka uburyo tugomba guteza imbere iby'umwuka n'iby'ubwenge. Reka mbere ya byose tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburinzi bwawe uhora utugaragariza. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ubane natwe kugeza dusoje mu izina rya Yesu, amen. Igitandukanya umuntu n'ibindi biremwa ni ubwenge Imana yamuhaye. Iyo tuvuga ubwenge, ni ubushobozi buba mu muntu bumubashisha gutandukanya icyiza n'ikibi no gukora ibintu mu buryo bunoze. Nk'uko tubibona mu gitabo cy'Imigani igice cya 19 umurongo wa 27, haravuga hati: mwana wanjye, reka gupfa kumva ibyo ubwirizwa, ngo wiyobagize amagambo y'ubwenge. Umuntu naho ari umwana amenyekanira ku byo akora niba umurimo we uboneye kandi utunganye. Itegeko ry'Imana rivuga ko kugira ngo ubwenge, ubugingo ndetse n'umubiri bibashe kugira imbaraga bisaba umuhati. Hakurikijwe iri tegeko, Imana yashyize mu ijambo ryayo uburyo tugomba gukurikiza kugira ngo dukure mu by'ubwenge no mu by'umwuka. Iyo turebye mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 1, wa 5 kugeza wa 7, haravuga hati: bana banjye, nimutegere amatwi ibyo so bigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Nk'uko turimo kureba uburyo bwo guteza imbere iby'umwuka n'iby'ubwenge, Imana niyo itanga ubwenge. Binyuze mu kwiga ibyanditswe byera, ubwenge bwacu buraguka, tugasobanukirwa icyiza ndetse n'ikibi. Iyo dusomye mu gitabo cya Yobu igice cya 28 umurongo wa 28, haratubwira ngo: maze ubwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umunyabwenge Salomo yaravuze ati: kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 11 n'umurongo wa 13. Umwami Yesu yavuze ko umuntu wiga ijambo ry'Imana akarikurikiza ameze nk'umunyabwenge wubaka inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Nubwo hari ibintu byinshi abantu dukwiriye kwiga kugira ngo bidufashe kubaho neza muri ubu buzima, igitabo cya Bibiliya gihebuje ibindi bitabo byo bitwigisha ubwenge bwo kubaho neza muri ubu buzima bwo muri iyi si, dutegura n'ubuzima bw'iteka ryose. Insanganyamatsiko za Bibiliya zifite ireme, amagambo yayo yoroheje arimo kwiyubaha, ndetse n'ubwiza bw'imvugo shusho ikoresha. Ibyo byose bikangura kandi bikazahura intekerezo ku rwego rutagerwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nta kindi wakwiga ngo biguheshe bene izo mbaraga z'ubwenge nk'umuhati ukoreshwa mu kwakira ukuri guhebuje kwahishuwe.
ubwenge bw'umuntu buhujwe butyo n'ibitekerezo by'Imana ihoraho nta kabuza buraguka kandi bukagira imbaraga. Ibyerekeye no guteza imbere iby'umwuka, Bibiliya ifite ubushobozi buhebuje mu guteza imbere kamere y'iby'umwuka. Umuntu waremewe gusabana n'Imana ashobora kubonera ubuzima nyakuri n'iterambere muri uko gusabana nayo, kubera ko umuntu yaremewe kujya akura umunezero uhebuje ku Mana. Nta handi hantu ashobora kubona ibintu byanezeza iby'umutima we wifuza ngo bimumare inzara n'inyota mu bugingo. Uwiga ijambo ry'Imana afite umutima umaramaje kandi ushaka kwigishwa, ashaka gusobanukirwa ukuri kuyirimo, azayihuriramo n'uwayandikishije, kandi usibye ko ubwe yabyihitiramo, naho ubundi gutera imbere kwe mu by'umwuka nta rubibi bifite. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'uburezi paje 126 kugeza 127. Umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ati, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ibyo tubibona mu gitabo cya Yohana igice cya 6 umurongo wa 63. Mu gusoza iki cyigisho, nshuti yanjye, muvandimwe, mwana uteze amatwi, ndetse nawe mubyeyi mukuru ndetse n'umuto, mwese ndabararikira kujya mufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana mutuje kandi musenga buri munsi. Ni muri ubwo buryo tuzateza imbere iby'ubwenge n'iby'umwuka kandi mukumvira ijambo ry'Imana. Ibyo rero akaba ari byo bizatuma tubona ubugingo buhoraho. Reka dusabe Mwuka w'Imana kugira ngo abadufashemo mu izina rya Yesu. Reka mu gusoza dusoreshe isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko ari wowe utanga ubwenge nyakuri. Turagusabye ngo uduhe ubwenge bwo kumenya gukora ibyo ushaka, bityo ubwo uzaba ugarutse tuzajyane nawe mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Yesu akunda abana bato, abana bo mu isi yose, abamabara yose bose arabakunda. Yesu akunda abana batoya bose. Mwene data uteze radiyo ijwi amatwi, ndagushuje mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Muri uyu mwanya muri kumwe na Pastor Mugiraneza Aburahamu ukorera muri Filidi y'Amajyepfo. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusenga ubudacogora. Gusenga ubudacogora. Iyo tuvuga gusenga ni gushimira Imana ibyo yakoze, kandi koko birahari kwishimira ko yabanye natwe muri ibihe bikomeye byaho haje icyorezo bigatuma abantu badahura. Ariko tuzirikane yuko nubwo yenda twe dushobora kudahura mu buryo bwari busanzwe, ariko guhura n'Imana byo ni uburyo busanzwe kandi bukenewe kandi bukwiriye. Ntabwo Imana yagiye kure yacu, tugomba rero kurushaho kuyegera kuko nayo itwegera. Bityo rero iyo tuvuga gusenga ni ukubwira Imana nayo ikakubwira. Abantu benshi bakora kimwe, babwira Imana ariko yo yajya kubabwira ikababura, igasanga bagiye. Bafata umwanya munini babwira Imana, kandi ari yakagombye gufata umwanya munini ikababwira uko ari ifite ikibabwira. Tubwira Imana binyuze mu ijambo ryayo. Bityo kwiga ijambo ry'Imana ni ugusenga byimbitse. Gusenga ubudacogora bikaba ari ukubwira Imana nayo ikatubwira, kandi ukabikora ushyizeho umwete. Mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 hatubwira ngo kera Imana yavuganaga na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, noneho muri iyi minsi y'imperuka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, ari we yaremesheje isi. Birumvikana rero ko kuvugana n'Imana ari ukuyibwira dusenga, kandi nayo ikatubwira binyuze mu ijambo ryayo. Reka dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, muri uyu mwanya turagushimye cyane ku byiza dukorera n'ibyo uzadukorera uko ari byiza. Izina ryawe nirihimbazwe.
tugushimira ko utwitaho uko bukeye n'uko bwije, ukaturinda mu byo tubona n'ibyo tutabona. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Fasha imitima yacu ngo ukanguke, fasha imitima yacu ngo irusheho kwiyegurira, kandi mwami utwigishe gusenga ubudacogora, twiga ijambo ryawe, tugutega amatwi ibyo uvuga, natwe tukubwira ibyifuzo byacu. Ngaho bana natwe muri uyu mwanya tugiye gufata tuganira ijambo ryawe. Mwuka wera tumurikire, atwigishe, adukoreshe, tubikoresho byiza mu biganza byawe. Uduha amatwi mazima yo kumva ibyo uvuga, kandi tugendere mu bushake bwawe. Uduhe icyerekezo kizima, icyerekezo cyawe kibe icyerekezo cyacu. Ngaho mwuka wera bane n'iri teraniro riteze amatwi ratwijiriye ibyiringiro, kandi uzasoze urugendo neza, kuko tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Gusenga ubudacogora. Isomo ry'urufunguzo turisanga muri Yakobo igice cya 5:16, aho atubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana idufashe ngo twige gusengana umwete, kuko bitugirira umumaro ukomeye. Nshuti uteze ratwiye igisha ibyiringiro amatwi, ndagusabye ngo usebere mu mutima wawe ngo Imana ikwigishe gusenga ubudacogora, kuko gucogora ni ikibazo gikomeye. Gusenga ni igihe cyiza kiruta ibindi bihe byose. Umuririmbyi wahimbye indirimbo ya 89 yaravuze ati, igihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara, ngo nigire aho datari muganyira ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro nabonye ibimpumuriza, nsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Imana ikidufasha nubwo dufite kamere y'icyaha, ariko mu gihe cyo gusenga kije kitubera igihe cyiza. Uyu muririmbyi wahimbiye indirimbo yumvaga ko gusenga ari igihe cyiza kiruta ibindi bihe byose. Imana ifashe imitima yacu ngo natwe gusenga bije bitera ibihe byiza kuruta ibindi bihe byose. Ese nshuti yanjye uteze amatwi radwije ibyiringiro, nawe wumva gusenga ari igihe cyiza? Bishobora kuba bitakubera igihe cyiza. Ushobora kumva no gusoma ijambo ry'Imana bikubera ikibazo gikomeye kubera kamere y'icyaha, ariko niba bitakubera byiza hari icyo wakora. Wabwira Imana, uyibwirisha ukuri kwawe, ukavuga uti Imana, gusenga ntabwo bimbera ibihe byiza, ntabwo binezeza, ntabwo binyura umutima wanjye, ntabwo rwose ngira inzara n'inyota yo kwiga ijambo ryawe. None Mana wamfasha, niba hari ikintu Imana yasubiza cyihuse ni ukugufasha kugira ngo igutere inzara n'inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Uyu muririmbyi rero ati igihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara. Mbese nshuti yanjye uteze iyi radiyo amatwi, nawe gusenga bikuvana mu mpagarara? Kaba ari akaga gakomeye, kubera muri uyu mwanya wo kuramya tugiye kwiga ijambo ry'Imana ukaba ufite impagarara, ukaba ufite intimba ku mutima, ugasenga maze warageze ukongera ukazitahana. Siko bikwiye kuba, ahubwo ugomba kujya imbere y'Imana maze ukavayo uruhutse, uko gusenga bikuvana mu mpagarara. Ndetse uyu muririmbyi warakomeza ati, igihe cyiza cyo gusenga gituma nigira aho datari maze nkamuganyira ibyo nkennye byose. Muri iyi si abantu bafite amaganya atandukanye, ariko umwanya wo gusenga ujye kubera umwanya mwiza, aho ugenda menyera Imana ibyo ukeneye byose. Kandi arakomeza ati, mu bihe by'umubabaro nabonye ibimpumuriza. Arakomeza ati, ndetse nsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Iyi ndirimbo ndagira ngo rwose buri mwanya igihe gusenga ujye ufata akanya uririmbe. Saba Imana ngo nawe igihe cyo gusenga kijye kikubera igihe cyiza kiruta ibindi bihe byose wigeze kubona. Reka dukomeze icyigisho cyacu dutekereza muri ubu buryo. Abantu benshi ntibafite kwizera kuzima, batekereza ko bagufite ariko ntako. Bamwe ni ibitekerezo byiza gusa cyangwa ibikorwa bisa n'ibyo kwizera, ariko mu by'ukuri ni iby'igihe kitarambye. Abantu benshi ntibagira imbaraga zo gutitiriza, bakomanga ku rugi rw'Umukiza, bakomeza kugeza ibyifuzo byabo imbere ye. Amasengesho yacu agomba kuba yo kwinginga no gutitiriza. Nshuti yanjye, ntabwo ari uko Imana idashaka kuduha, ahubwo hari impamvu tubuze kureba. Uko turushaho gutitiriza niko tuzarushaho kugira imbaraga n'umushyikirano uhamye w'ibyamwuka na Kristo. Imana ifite ijuru ryuzuyemo imigisha myinshi, kandi ishaka kuyiha abasenga batadohoka, badacogora, basengana umwete, basaba Imana ubufasha, kandi rwose irabubaha. Ariko ikibazo twakwibaza ni iki? Mbese kwizera kwanjye kuzakomeza niyo igisubizo kitazava nk'uko nabitekerezaga? Nshuti yanjye, iki ni ikibazo gikomeye tugomba gutekerezaho. Tuzirikana rero ko tugomba gusenga ubudacogora, tugasengana umwete, tugakomeza tugasenga. Satani yatugabaho ibitero, tugakomeza tugasenga, ntiducogore, tugakomeza tugasenga. Reka turebere hamwe ikigeragezo
cyo kwizera kudacogora no gusenga. Abakristo benshi ni abakozi bashaka gukora neza, ariko ntibafata umwanya uhagije ngo basenge. Mbese ufata umwanya uhagije maze ugasenga? Buri muntu wese yagombye kumenya aho imbaraga nyakuri zo gutsinda umwanzi ziva, ko ari ugupfukama ku birenge by'umukiza. Igihe kimwe Imana itinda gusubiza amasengesho yacu. Rimwe na rimwe Imana ibishaka kureba niba gusenga kwacu koko kutuvuye ku mutima. Hari igihe dupfa kuvuga ibintu bitavuye ku mitima yacu. Kugira ngo twumve ingingo nshuti yanjye, tugiye kureba ingingo enye ziza kudufasha kugira ngo twige kurushaho gusenga ubudacogora. Hari ingingo enye tugomba kuzirikana iyo dusenga. Reka nkubwire izo ngingo enye maze turusheho kuzijyanamo twiga gusenga ubudacogora. Hari igihe usenga Imana igasa n'icecetse. Iyo niyo ngingo ya mbere. Hari igihe usenga bigasa naho Imana yakwibagiwe. Mbese nawe byigeze bikubaho? Iyo ni ingingo ya kabiri. Hari n'igihe usenga bigasa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bukomeye bw'indengakamere, ukabona wenda kurangira rwose. Iyo niyo ngingo ya gatatu. Kandi ingingo ya kane iratubwira ngo hari igihe usenga bigasa naho Imana yatsinzwe rwose. Izi ni ingingo tugiye kuganira hamwe muri uyu mwanya, kandi zirikana iri jambo uryiteho cyane. Bisa naho ariko siko biri. Bisa naho ariko sibyo. Bisa naho Imana yacecetse ariko ntiyacecetse. Bisa naho Imana yakwibagiwe ariko ntiyakwibagiwe. Bisa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bw'indengakamere ariko siko biri. Hari Imana ifite ubushobozi kurutaho. Bisa naho ndetse hari igihe ushobora gutekereza ngo n'Imana yatsinzwe ntiyabishobora. Ntibisa nabyo kubw'intekerezo za muntu, ariko siko biri nshuti yanjye. Reka rero dutangire ku ngingo ya mbere. Igihe dusenga Imana igasa n'icecetse. Imana isa n'icecetse ariko mu by'ukuri ntabwo icecetse. Ibyitayeho mu buryo bukomeye. Kugira ngo twumve iyi ngingo, reka tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 15 turera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 28. Haravuga hati: Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati: Mwami mwene Dawidi, mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Bigaragara ko uyu mugore yari afite ikibazo. Yaratakaga cyane, ariko yaraturutse mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umurongo wa 23 turatubwira ngo ntiyagira icyo amusubiza. Icyo ni kimwe. Imana iraceceka. Nuko abigishwa be baramwegera baramubwira bati: musezerere uko dutakira inyuma. Uwo ni umurongo wa 23. Umurongo wa 24 batubwira ngo arabasubiza ati: sinatumwe abandi keretse intama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati: Mwami ntabara. Umurongo wa 26 aramusubiza ati: si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyure imbwa. Umurongo wa 27 nawe ati: ni koko mwami, ariko imbwa nazo zijya uvumukira buvuye ku meza y'abanyirazo. Umurongo wa 28 reka tuze kuba tuwibikiye turawusorezaho kuri iyi ngingo, igihe Imana isa n'icecetse. Muri iyi mirongo tuhasanga umunyakananikazi waje kureba Yesu amusaba kumukiriza umukobwa we wari utewe na dayimoni cyane. Ntabwo ari mu buryo bukomeye, ahubwo ni cyane. Uyu mugore yari afite ikibazo gikomeye. Umukobwa yari atewe na dayimoni. Nk'ababyeyi muteze amatwi radije ibyiringiro, iyo umwana warwaye cyane ubuhangayitse mu buryo bukomeye. Uyu rero nawe yarahangayitse. Abadayimoni ni ikintu kibi cyane. Yesu amugezeho ntiyahise amusubiza ako kanya igihe amusabaga ubufasha bwihuse. Ngira ngo kenshi umuntu ahora afite ibintu byihuta kandi asaba igisubizo ako kanya, ariko uyu mugore nubwo yaje kubona igisubizo ntabwo yabosheje kubona igisubizo cyihuse. Biritubwira ko Yesu yicecekeye, ntiyagira icyo amusubiza. Mbese iyo Yesu agaceceka ubyitwara mute? Uwo mwanya twahita tuvuga tuti niba Yesu ntacyo amushubije cyo kumukomeza, ibi bigaragara ko atamwitayeho rwose. Yakagombye kumufasha, ariko Bibiliya iratubwira iti Yesu yaricecekeye. Hari igihe nawe rero uzajya ubwira Imana maze Imana igaceceka. Ariko ikibazo ni iki? Mbese nubwo icecetse ntabwo ikwitayeho? Nshuti yanjye, Uwiteka atwitaho. Uwiteka atwitaho mu buryo bukomeye. Hari igihe bisa naho Imana icecetse, ariko mu kuri iri gukora mu buryo bwayo. Ntabwo Imana yaceceka umwana wayo afite ikibazo. Niko tubitekereza, ariko sibyo. Uyu mugore yahuye n'akaga gakomeye. Abigishwa nabo ngo babibone batyo ko Yesu acecetse, ngaho guceceka kwa Yesu kutakomerekeje umugore bihagije, bongeraho bati: musezerere agende dukire urusaku rwe. Mbega umugore wahuye n'akaga. Umugore afite ikibazo. Umugore yaje gushaka ubufasha kuri Kristo, ariko ibyegera bya Yesu biti arasakuza. Igihe rero ufashe gahunda yo gusenga ubudacogora, ndagira ngo nkubwire yuko uzayihura n'inzitizi zikubuza gusenga,
ariko nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ukwiye gufata umugambi ubigambiriye kugira ngo usenge ubudacogora. Afite ikibazo kimuremereye ariko abandi ngo ari gusakuza. Mbega iyi si niko ibaye. Ikibabaje cyane ni uko bavuga ko asakuza niyo umugore ari kubyumva, ariko uyu mugore ntiyacogora, ntiyarambirwa, arakomeza arasaba ati fasha umukobwa wanjye, ishyire mu nkweto y'umugore. Urajije gushaka Yesu. Yesu aracecetse, abamwegereye bati uri gusakuza. Mbega wakwibaza ababigishwa ariko bazavamo abantu bazima. Ariko nshuti yanjye bari bagitangira urugendo kandi baje guhinduka abagabo bakomeye bakora nk'uko Imana ishaka. Yesu nawe aho kumubwira amagambo amukomeza, ahubwo yongeramo ati natumwe gufasha umuryango wa Isirayeli. Ibi bivuze ko atatumwe gufasha uwo mugore kuko ari umwisirayelikazi. Mbega umugore wahuye n'akaga, afite ikibazo kimuremereye, none abwiwe yuko atari mwene wabo wa Yesu. Ntekereza yuko uyu mugore yahuye n'akaga gakomeye, ariko iyo uza kuba uyu mugore mbese wari kubyitwara mute? Inshuti yanjye uteze amatwi radijwe ibyiringiro, mbese wakomeza ugasenga ubwiye amagambo nk'aya ngaya? Uko uyu mugore yabyitwayemo biratangaje cyane. Uyu mugore arakomeza arasenga kuko yari yariyemeje gusenga ubudacogora. Aho kugira ngo acike intege, ahubwo araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. Imana ihimbazwe ko uyu mugore atacitse intege. Burya hirya yo gucika intege hari igisubizo. Umurongo wa 26 Yesu arongera yungamo ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Mbega umugore wahuye n'akaga, ariko uyu mugore arakomeza arasenga, izina ry'Imana rihimbazwe. Inshuti yanjye uteze amatwi, uyu mugore akwiye kukubera urugero rukomeye yuko nawe ukwiye gufata umwanya wo gusenga ubudacogora, ugasenga ubutadohoka, ugasengana umwete icyo byagusaba cyose, kuko hariho intsinzi iboneka. Yesu ntiyirengagije gusaba no gutaka kwe gusa, ahubwo none icyo yamukoreye amugereranije n'imbwa. Mbega umugore wahuye n'akaga. Mbese inshuti yanjye uza kuba uyu mugore wari gukomeza ugasenga, tekereza ibibuza kuba muri iryo teraniro, amagambo wari kuvuga. Ese wari kuvuga ngo iki? Ese wari kubyumva ute? Wari kuvuga uti uyu mugore ahubwo agira amatwi, uyu mugabo witwa Yesu rwose nta kintu mumarire, ashatse yakwitahira. Nagatsinda yamubwiye ko atari mwene wabo, ntari bumfashe kuko atari umuyudakazi, mwene wabo ya Yesu. Muzi ko Yesu yakomoka mu muryango w'abayuda. Ari gutekereza ko ari gusaba nde ngo amukirize umukobwa, ariko uyu mugore ntabwo yigeze acogora, ahubwo arakomeza arasenga. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti yanjye reka nkubwire yuko ntabwo ikwiye kukubuza na rimwe gukomeza gusenga Imana yawe, kuko nubwo Imana icecetse irifuza gusubiza cyane. Uyu mugore aratangaje. Icyaduha ngo twese tugire umutima nk'uyu mugore, umunyakananikazi w'umunyamahanga, ariko uduha urugero rwiza rwo kudacogora igihe dusenga. Ntiyitaye ko ari we ko ari umunyakananikazi, ntiyitaye ko yabwiwe yuko adakwiriye gufashwa cyangwa ngo akorerwe igitangaza, ahubwo arakomeza arasenga ubudacogora. Nshuti yanjye nawe nta kintu na kimwe giye gutuma ucogora mu gusenga kwawe. Komeza usenge, Imana izagusubiza. Ntiyitaye ko yiswe imbwa cyangwa se imbwakazi, ntiyitaye ku byo abigishwa be bavugaga, ntiyitaye ku byo abandi bari aho ngaho bavugaga, ntiyitaye kuri baragira ngo iki. Burya baragira ngo iki si ubukristo, ahubwo uyu mugore ahitamo abigambiriye gukomeza gusenga. Nawe senga ubudacogora, bigambirire ko uzasenga ubudacogora, kuko byanze bikunze Imana izaguha igisubizo. Icyo yarazi ni kimwe, nuko yarazi ubavuga n'uwo ari we, yarazi ko yavuganaga n'umukiza. Haleluya. Reka nkubwire nshuti yanjye, yavuye iwaho mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Ndahamya ndashidikanya ko yahuye n'abagabo benshi, ariko abo ntabwo yari abitayeho, yari ashaka kureba mwene Dawidi. Nawe nta bandi ukwiye kwitaho, ita kuri Kristo kandi nawe akwitayeho. Yarazi ko ari we wenyine washoboraga kumufasha, kandi kwizera kwe ntikwatumye amurekura ngo agende atabonye igisubizo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti yanjye uteze amatwi radijwe ibyiringiro, ndagira ngo nongere nkurarikire yuko igihe usengera ikibazo cyawe utekurire utabonye igisubizo. Abantu benshi barasenga, hashira icyumweru kimwe, hashira amezi 2, hashira amezi 3, hashira umwaka se akarekura. Ariko ndagira ngo nongere nkwibutse yuko ukwiye gusenga ubudacogora, kuko niyo nshingano yawe nk'umukristo. None se nudasenga uzakora iki? Dukwiye gusenga tubigambiriye tudacogora. Nawe ikibazo ufite ntukwiriye kurekura rwose utabonye igisubizo, ahubwo yarashubije ati
ni iby'ukuri no kubibwa ndabyemera, no kubibwa akazi mu kinyarwanda ndabyemera, ariko ntabwo nshobora kurekura ntabonye igisubizo. Yarashubije ati ariko imbwa nazo databuja zirya ubuvungukira buvuye ku meza ya ba shebuja. Mbega igisubizo cyiza cyo kwihangana, mbega ukuntu twasaba Imana ngo iduhe kwihangana natwe ngo dusenge ubudacogora. Uyu mugore arakomeza arasaba abigambiriye, none mwami niba utamba ibyo kurya basi myihere noneho ubuvungukira. Ubuvungukira gusa nibwo nkeneye mwami wanjye, uko nzi ko nabwo bushaka kungirira akamaro. Burya mu kwizera ubuvungukira bufite agaciro gakomeye. Ndizera ko ubuvungukira buvuye ku meza ya Kristo, buvuye ku meza yawe utari bubunyime. Erega iby'Imana byose ni iby'agaciro, n'ubuvungukira bwa Yesu Kristo burakiza buruta ameza yuzuye ibyo kurya by'abakire. Ariko Yesu ntabwo ashobora gutanga ubuvungukira, ahubwo atanga atizigamye kuko igitekerezo kitubwira. Dutekereze gatoya, igihe umuntu yagambiriye gusenga ubudacogora, ese ni ibiki bituma rwose adashobora gusenga ubudacogora? Ese ni ibiki bimuca intege dukurikije igitekerezo cy'uyu mugore? Reka nkubwire yuko uyu mugore igihe yazaga kureba Yesu Kristo aza kumusaba ubufasha bwihuse, yahuye n'ibintu byinshi bimuca intege. Reka turebe ibintu bigana kuri bine byaciye umugore intege byashobora gutuma adakomeza gusenga. Yaragiye abwira Yesu, maze biratubwira ngo Yesu yaracecetse. Kandi ikindi cyakurikiyeho kimuca intege ni uko yabivuze, maze abigisha bakamubwira bati mwirukane kuko asakuza. Icya gatatu ni uko yabwiwe ko atari mwene wabo cyangwa se atari umuyudakazi. Icyo ni icya gatatu cyagombye kumuca intege. Icya kane ni uko yamugereranije n'imbwa. Ibi bintu byose iyo ubyitegereje wakwibaza ati ariko Yesu koko yari yaramaze atuye umunsi, ko tubwirwa ko Yesu ari umunyampuhwe kandi niko biri n'umugwaneza, ariko kuri uyu munsi byagenze bite? Ko yageze nubwo mwita imbwa byari byamugendekeye bite? Hari indirimbo twaririmbaga muri Jia itubwira ngo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye, kandi niko biri koko. Ariko uyu mugore rwose ibi bintu ko ari bine byose byamuciye intege. Ahari bishobora kuba nawe bitazasa n'ibi ngibi, ariko ntamya ndashidikanya niba warafashe gahunda yo kubwira Kristo ikibazo cyawe ukarushaho kumubwira ngo usenge ubudacogora, hari nawe bizaguca intege bijya gusa n'ibi ngibi. Uyu nguyu uko ari bine byo uyu mudamu rero byose ntabwo byamuciye intege. Reka nkubwire, nufata icyemezo cyo kurwana upfukamye, hari byinshi bizaguca intege, ariko ntugacogore, uzakomeze utitirize kugeza ubonye igisubizo. Muri ibi byose igisubizo cy'uyu mugore ni Yakobo igice cya 5 umurongo wa 14 wa 16, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Bizakugirira umumaro, sengana umwete. Ni ugupfukama ugasenga ukabwira Imana uti ntabara. Hari igisubizo iyo utabaje ijuru. Dufite Imana isubiza, ntawe urwana apfukamye wigeze aneshwa. Reka Imana idufashe rwose mwari turushaho kujya dusenga dupfukamye, urugamba rwacu rwo gusenga dupfukamye kandi tuzanesha. Reka dutekereze kuri Yesu. Mbese Yesu yashaka kumufasha cyangwa ntabyo yashakaga? Ndatekereza ko atari uko Yesu atashaka kumufasha kuva bigitangira. Ndatekereza ko atari uko Yesu ataramwitayeho. Ndatekereza ko atari uko Yesu atashakaga kumukiriza umukobwa, ahubwo yarabishakaga cyane kuva bigitangira. Nawe ikibazo cyawe ko Yesu adashaka kugufasha, arabishaka kuva utaratangira kubimubwira. Ariko se none mu by'ukuri Yesu yashakaga iki? Reka nkubwire aya magambo yatega amatwi y'ingenzi. Yesu yashaka kureba kwizera k'uyu mugore kudacogora ngo bizabera abantu bose ubuhamya, abo mu binyejana bizakurikiraho ndetse n'abo mu kinyejana cyaje cya 21 ko natwe twamaramaje gusenga ubudacogora. Nshuti yanjye, gusenga ubudacogora ni intwaro ikomeye kandi izakubasha kunesha ibigeragezo by'isi. Kandi umurongo ukurikira ugaragaza neza icyo Yesu yashakaga. Umurongo wa 28 watubwira ngo maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira, izina ry'Imana rihimbazwe. Nawe nshuti yanjye, komeza usenge utitirize, ukomeze usenge ubudacogora, kandi hirya yo kudacogora hari igisubizo. Tekereza noneho, mbese uyu mugore yaza gucogora ibyo bigenda bite? Yari gutaha atabonye igisubizo. Kandi nawe ntabwo twari kubona ubuhamya bwiza kuri uyu mugore. Hari igihe nawe ucogora kandi wari ugeze ugiye kubona igisubizo. Nshuti yanjye, komeza usenge ubudacogora, wowe uteze amatwi y'ibyiringiro. Fata umugambi uyu mugore akubera icyigisho, ugende mu nkweto ye nawe usenga ubudacogora. Mbese nawe twashobora kugira kwizera kudacogora nk'uyu mugore igihe Imana isa n'icecetse,
Imana ntabwo icecetse, bisa nabyo niko ushobora kubyibwira, ariko iri gukora mu buryo bwayo. Mbese tuzakomeza kwihangana igihe bisa naho Imana tuva gutaka kwacu kandi bisa naho isubiza iby'abandi? Mbese tuzakomeza gutitiriza ntiturekure kugeza ubwo izasubiza ibyifuzo byacu bikomeye? Ntubwiye kurekura inshuti yanjye. Luka yavuze amagambo akomeye, igice cya 18 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ubwo bibaye bityo, Imana siyo ntizarengera intore zayo zitekera ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ntibishoboka rwose. Umurongo wa 8, ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba, kandi umwana w'umuntu mbese naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Imana izakurengera vuba. Uhitamo gusenga udacogora, utitaye mu kindi icyo ari cyo cyose. Mu Bitekerezo cya 3 ku murongo wa 20 hatubwira amagambo meza cyane avuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose. Imana yacu ni rubasha, ibasha gukora ndetse ibito cyane ibyo dusaba, ahubwo natwe tuyisabe, nayo ntabwo izadutererana na hato. Tugeze ku ngingo ya 2 tubwira ngo igihe bisa naho Imana yakwibagiwe. Mbese wari wahagera mu gihe bisa naho Imana yakwibagiwe, ariko nta na rimwe ushobora gutekereza ngo Imana uri kukumva. Bityo rero iyi ngingo nayo kugira ngo tuyumve neza, reka twihute tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 44. Ni igitekerezo twese tuzi. Tuhasanga kimwe mu bitangaza bikomeye Yesu yakoze, azura uwo yakundaga Lazaro. Igitekerezo cyavuzweho kenshi, ababwiriza bakibwirizaho kenshi, turavugamo amagambo make gusa. Igitekerezo kitubwira yuko Lazaro yari arwaye cyane. Bashiki be batuma kuri Yesu bati, uwo ukunda ararwaye. Uwo ni umurongo wa 3. Kuko bari bazi uburyo Yesu yakundaga Lazaro, bari bazi ko ari bwihuta akaza akamureba. Aho kugira ngo aze, abatuma hati, umurongo wa 5, ntimutinye, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwo batumye araza. Ndatekereza ko Mariya na Marita bamubwiye ati, mbese wabwiye Yesu? Yego, namubwiye. None ko ataje? Ati, yambwiye ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntekereza yuko barabaza bati, ubwo Yesu abivuze rwose Lazaro wacu ntacyo ari bube. Ariko uko iminsi yarushaho kugenda, Lazaro yakomeje kuremba. Yesu yikomereza imirimo ye, kandi nyuma Lazaro aza gupfa. Bari bageze mu kibazo gikomeye. Batekereje niba Yesu abeshya, byarabayobeye. Tekereza nawe ukuntu bashiki be bababaye, bashenguwe n'agahinda. Kuri iyi si abantu benshi cyane barakomeretse bikabije. Ubona bagenda ariko barakomeretse bikabije. Ubona bagenda ariko umwanzi yarabakomerekeje, ariko ntibatere mu cyica Imana ikabarinda. Bumva hari Imana yarabibagiwe. Inshuti ziteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, hari igihe nawe wumva muri iyi minsi Yesu yarakwibagiwe, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ntazakwibagirwa na hato, ntazakwiregagiza na hato, ahubwo aguhanze amaso kandi akwitaho. Bibajije niba Yesu yarebaga ibisezerano rye, bati ariko ubundi ni mpamvu ki yatumye adahita azagiye twamutumagaho igihe twari tumukeneye byihutirwa? Reka nkubwire yuko kenshi tuba dukeneye Imana byihutirwa, ahari tugatekereza ko n'Imana ikererwa. Imana ntiyikererwa. Imana ntabwo bisaba kwihuta. Ariko Yesu, umunsi wa mbere urashira, iminsi 2 irashira, iminsi 3 irashira, iminsi 1 irashira. None se wari gutekereza kuki? Bumvaga ko Yesu atakinabitayeho, kuko niki bigaragaza ko bacitse intege bikomeye. Ntibongeye no gutuma ngo ubwira ati yapfuye none kutaje ko watubeshye, ahubwo bahisemo guceceka. Ndatekereza ko ari byinshi byari biri mu mitima yabo. Ahari ubwo ba Mariya na Marita bamaze iminsi 4 gusa bamutegereje, atarahageze. Wowe bishobora gufata n'imyaka 4, ariko senga ubudacogora. Niba gusaba imyaka 5, senga ubudacogora. Niba gusaba imyaka 10, senga ubudacogora. Niba gusaba imyaka 30, senga ubudacogora. Ubundi nk'abakristo, inshingano yacu ni ukwiga ijambo ry'Imana no gusenga, kuko niba udakora ibyo ngibyo uzakora ibihe. Ariko reka tugarure buri igitekerezo cyacu. Igihe Yesu yazaga, Marita amugeze arataga cyane ati, Yesu, iyo uza kuba hano mbere y'iminsi 4 gusa, musaza wacu ntabwo aba yapfuye. Ubu rero warakerewe bihagije, waratinze bihagije, iminsi 4 irarangiye yapfuye, ntacyo wabikoraho. Yesu aramusubiza mu magambo meza ati, musaza wawe nyamara ashobora kuzuka. Nubwo yagerageje kugaragaza ko Imana imuha ibyo asabye byose, n'ubundi igisubizo cya Marita ndetse na Mariya kigaragaza gushidikanya no kutizera Imana mu buryo bukomeye. Hari igihe dutekereza kuri aya magambo tugatekereza ko bari bizeye, ariko ntabwo bizeraga mu buryo bukomeye. Marita na Mariya baravuze batuva, turabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Aya magambo afite ikintu gikomeye tuteze amatwi Ijwi ry'Ibyiringiro. Yavuze ngo ndabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka, ni ukuvuga ko yari ari kuvuga ngo
ni ku munsi w'imperuka gusa, ariko ubu ntibyashoboka. Ku munsi w'imperuka turabizi, ariko ubu ntibyashoboka. Ariko ntabwo Yesu yavuga iby'umuzuko w'imperuka, yavugaga iby'uwo munsi, uwo munsi nyine. Ariko kwizera kwabo ntikwabashaga kubishyikira. Hari igihe natwe kwizera kwacu kutabasha gushyikira iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Ibi byaje kugaragara bageze ku gituro. Yesu ategetse ko bakuraho ibuye. Nanone Marita agaragaza kutizera, aravuga ati mwami, have udakora ishyano rwose, kuko umenye utazi yuko hashize iminsi ine yose apfuye, ubu aranuka, none nawe ngo nibakureho ibuye. Urukumva ko yaba Marita yaba Mariya bafite kwizera rwose gushidikanya iby'urukundo rwa Kristo n'ubushobozi bwe. Ni kangahe natwe tumera nka Marita? Akenshi nta kibazo tugira iyo twizera iby'ejo hashize. Nta kibazo tugira ku byo twasomye muri Bibiliya. Iyo twumvise ibitangaza byakozwe biratunezeza. Nta kibazo tugira mu kwizera Imana ku by'ejo hazaza. Ariko kuyizera uyu munsi, aka kanya, Imana yakora ibitangaza nk'ibyo yakoze mu bihe byashize se? Uyu munsi mbese yabikora? Yego yabikora. Iyo tuvuga ibitangaza byakozwe mu byanditswe byera, ntibyandikwe kugira ngo tubisome, ahubwo byandikwe kugira ngo nitubona kwizera kwabo natwe bitwubake, ngo imbaraga y'abakoreragamo natwe twemere idukoreremo nk'abakozi bakorera Imana muri iki gihe. Kuko twabibonye mu gitekerezo cya Lazaro, rimwe na rimwe hari igihe Imana itinda ibishaka. Hari igihe bisa naho Imana yakwibagiwe, bisa nabyo ariko sibyo. Nshuti yanjye, ikintu tugiye kucyumva neza ni ibisa nabyo, ni intekerezo zawe zikubwira muri ubwo buryo, ariko Imana yasezeranye yuko itazakwibagirwa. Ndetse muri Yesu yaratubwira ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa uwo yibyariye, akamwibagirwa rwose, ariko Imana irasezerana ngo njyeweho ntabwo nzakwibagirwa. Haleluya, amena. Kandi gutinda kwa bikaduhindukira igisubizo tutari twiteze iyo twihanganye tugasenga ubudacogora. Inshuti yanjye, nusenga ubudacogora, byanze bikunze uzagera ku gisubizo, kandi uzabona umunezero igihe uzasenga ubudacogora, ugakomeza ugasenga. Abantu benshi aribyo basengeraga, ariko ubu baraparitse rwose. Imana idufashe muri mwanya ngo tuve muri parikingi, ahubwo dukanguke dusenga ubudacogora, kuko nibwo buryo bwonyine tuzabasha kunesha ubukana bw'umwanzi. Kuko byagaragaye mu gitekerezo, byasaga naho Yesu yabyibagiwe, ariko ntiyari yabyibagiwe, kuko n'ubundi kugira ngo afate icyemezo cyo kujyayo, nta n'umuntu n'umwe wamwibukije. Yarabizirikanaga biri ku mutima we, ahubwo yaje mu gihe gikwiriye. Byasaga naho atabyitayeho, ariko sibyo. Yashakaga kureba kwizera kwabo no kureba kwizera kwacu uyu munsi. Mbese nawe nibikugeraho ukabona Imana isa n'iyakwibagiwe, mbese uzakomeza gusenga? Iki nicyo nshuti yanjye cyangwa kugira ngo tuzirikane yuko nubwo twaba dutekereza ko Imana yatwibagiwe, dukomeze dusenge. Rimwe na rimwe Imana yemera ko gahunda zacu, cyangwa se indoto zacu, cyangwa se ibyifuzo byacu, cyangwa se imigambi yacu, cyangwa se ibyiringiro byacu bitagerwaho, kugira ngo nyuma ize kutwubaka kandi iduhe ibirushaho kuba byiza. Haleluya, izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese ibyo ntibitubaho, Imana igasa naho yatwibagiwe, tuzakomeza kuyizera? Nibisa nabyo, ariko sibyo. Hari amagambo nasomye umwanditsi mwanditse ngo nta kaga gahari nibisa naho Imana yicecekeye cyangwa igasa naho yatwibagiwe, ntisubize gusenga kwacu n'ibyiringiro byacu. Nshuti yanjye, aya ni amagambo akomeye, reka nongere nyasubiremo. Nta kaga gahari nibisa naho Imana yicecekeye cyangwa igasa naho yatwibagiwe, ntisubize gusenga kwacu n'ibyiringiro byacu. None se mu by'ukuri akaga kaboneka ryari? Akaga kabaho iyo ibigeragezo turimo biduciye intege, maze tukava ku Mana, tukananirwa gutitiriza dusenga. Nshuti uteze amatwi radiyo y'ibyiringiro, ndagira ngo nkubwire yuko ibigeragezo urimo, ibigeragezo uhura nabyo, bidakwiye kuguca intege ngo ureke gutitiriza usenga, ahubwo ukwiye kurushaho gusenga ubudacogora, kandi byanze bikunze Imana izagukomeza kandi izaguha ibisubizo. Tugiye ku ngingo ya gatatu itubwira ngo hari igihe usenga bigasa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bukomeye bw'indengakamere. Mbese icyo gihe kigeze kikubaho? Mbese ahari yenda kizakubaho? Ahari yenda n'imbere uzakinyuramo? Bisa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bukomeye bw'indengakamere, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko nta kigeragezo kiriho Imana idashobora kurwanya, kandi kurwanire kandi kuneshereza. Nta n'ikitari usange mu bantu, ahubwo izagucira akanzu, kuko ifite inzira nyinshi. Ni Imana itabura kwigenza. Igihe imbaraga zituzenguruza zifite imbaraga zikomeye ku buryo twibwira ko n'Imana itabishobora, ibyo ngibyo hari igihe bigeramo rwose. Reka tujye
kwa Mariko igice cya 6:45 kugeza 52, ariko turibanda muri Luka igice cya 14 umurongo 28 kugeza kwa 30, tuhasanga itekerezo cya Yesu na Petero bagenda hejuru y'amazi. Igihe bari mu bwato Yesu atari kumwe nabo, Petero akabona Yesu agenda hejuru y'amazi, yasabye Yesu ko yamusanga. Yesu yabwiye Petero ati ngwino. Ava mu bwato atera intambwe kubwo kwizera, kandi kwizera kwe muri Kristo kurabimushoboza. Ariko nyuma avana amaso ku Mukiza, ayahanga umuraba wari umuzengurutse, maze atangira kurigita. Aratabaza ati ndapfuye we, iyo ntava mu bwato we. Ariko reka tuzirikane yuko igihe cyose duhanganye n'ikibazo gikomeye, tuba dukwiriye kumenya ko Imana yacu ikomeye bihagije ku buryo yakemura n'ibibazo bigaragara nk'ibitabasha gushoboka. Aya ni amagambo twasanze mu cyigisho cy'ijwi ryo kw'isabato, igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2020 ku ipaji ya 33 kuri cya cyigisho gifite komantere. Reka nongere subira muri aya magambo nshuti uteze amatwi radiyo y'ibyiringiro. Igihe cyose duhanganye n'ikibazo gikomeye, ndatekereza ko uko duteze iri radiyo amatwi hari abafite ibibazo bikomeye, tuba dukwiriye kumenya ko Imana yacu ikomeye bihagije. Ikibazo kirakomeye, ariko Imana irakomeye bihagije rwose, bihagije ku buryo yakemura n'ibibazo bigaragara nk'ibitabasha gukemuka. Ngiyo Imana yacu, dukwiye gusenga ubudacogora. Matayo rero 14:20 kugeza kwa 30 haratubwira ngo uwo mwanya hatabigishwa we ngo bikire mu bwato babanza hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine aje gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Umurongo 24, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika umutima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Umurongo 27, ariko uwo mwanya Yesu avugana n'abati nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Nshuti yanjye, Yesu burya iri mu kibazo ashaka kukubwira kutagomba gutinya. Kandi Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe ntegeka nanjye nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Petero muzi ko yakundaga rwose kuba nyambere, ariko Yesu arakubwira ngo witinya. Aya magambo ntutinye aboneka no muri Bibiliya inshuro nyinshi, ndetse abashakashatsi bagaragaje ko abonekamo inshuro 365 zingana n'umunsi w'umwaka, ku buryo ugiye muri Yesaya 43 umurongo wa 10 kugeza 13 hari aya magambo akubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe ko ndi Imana yawe, nzajya nkurinde kuko nzajya ngukomeza, kandi nzangukomeza kuko kuburyo niko ukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, ndetse bazarimbuka. Abakurwanya bazahinduka ubusabe nk'ibitariho. Ariko umurongo wa 13 ngo kuko ngiye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kubwira uti witinya ndagutabaye. Reka rero tujye tuzirikana yuko tugomba gusenga ubudacogora, kuko n'Imana nayo itwitaho kandi tubwira ko tutagomba gutinya. Umurongo 29 aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Umurongo wa 30, ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi cyane aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja kiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niho igitumye ushidikanya? Baratambuka baje mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato bose baramupfukamira baramubwira bati nukuri uri umwana w'Imana. Dufite umwana w'Imana twitaho, araturakira gusenga ubudacogora. Ndetse ndahari Petero hari ikintu yari yibagiwe isezerano riboneka muri Yesaya 43 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu mugezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntabwo bizagufata. Iri ni isezerano rikomeye. Petero yibagiwe isezerano ryo muri Yesaya 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 kubera ubwoba. Nawe hari igihe ugira ubwoba kubera ikibazo uhuye nacyo. Ni kangahe natwe ibintu nk'ibi bitubaho, Yesu akadushyira mu nzira yo kwizera, tukaba twarabonye ibyo yakoze mu gihe cyashize, tukabona n'ibyo akora uyu munsi, ariko twageraho tukamukuraho amaso, tukayahanga inkubi y'umuyaga w'ishuheri ituzengurutse. Iyo tubona ufite ubukana, twibagirwa ko udashobora kunesheka. Yibagiwe ko nta mazi abasha kurengera ubwato umwami Yesu arimo. Mbese tuzakomeza kwizera ndetse no mu muyaga w'ishuheri, cyangwa tuzarigita mu kutizera, tuzarigita ducika intege dutekereza tuti birakomeye cyane ntibyashoboka?
nagiye kure cyane, Imana ntiyashobora kuvanayo. Mbese ufite ibigeragezo ku buryo wumva wihebye, ucitse intege, ibikurimo n'ibikuzengurutse bikubwira ko bidashoboka. Ibyanditswe bitubwira ngo iki? Mu gihe cy'umwijima bigaragara ko bikomeye cyane, izera Imana kandi usenge ubudacogora. Iyo mu kwizera ufashe imbaraga z'Uhoraho, izabihindura, igukorera ibikomeye, izabikora ku bw'icyubahiro cyayo. Iyo dusomye muri Bibiliya ibyo Imana yakoreye ba Yakobo, ba Mose, ba Daniyeli ndetse n'abandi benshi, nubwo yabibakoreye ibikomeye, ariko uzirikane ko nta kwizera bari bafite guhagije bagitangira, ahubwo bagiye barushaho gukura mu kwizera uko ibihe byagiye bihita, kugeza bahindutse abagabo bakwiriye icyo Imana yabashakiraga kuba cyo. Iyo tufashe urugero rwa Yakobo nawe yarasenze igihe yaragiye guhura na mukuru we Esawu nyuma y'imyaka 20 aje kwihorera, ari kumwe n'ingabo 400 atarihana icyaha cye. Ariko iryo joro Imana ikora ku mutima wa Esawu, ikora ku mutima wa Yakobo, ikora ku mutima w'ingabo za Esawu ntibagira icyo bamutwara. Reka mbabwire inshuti zanjye, burya Imana dusenga ni inararibonye mu guhindura imitima no gukora ku mitima. Mose yarasenze. Niba hari umuntu wasenze kenshi Imana ikamusubiza kenshi, ni Mose muri Bibiliya. Niba hari wigeze akora icyaha gikomeye kandi ni Mose, ariko yasenze Imana maze Imana iramubabarira. Ese twavuga bande tukareka bande? Iyo tugiye muri Daniyeli, yarasenze kandi Imana iramusubiza. Yaramushubije igihe yarageze mu zabukuru, yaramushubije igihe yarakiri umusore. Ibirenze ibyo kandi, mu gihe cya kabiri Imana yamuhishuriye inzozi umwami yararose akazibagirwa. Mu gihe cya gatandatu yohereje marayika afunga iminwa y'intare. Mu gice cya 9 yohereje marayika ukomeye, kandi mu gice cya 10 Imana yohereza umwana wayo Mikayeli. Burya ubyitegereje neza wasanga ko uko urugamba rwarushagaho gukomera, niko Imana nayo yarushagaho kohereza imbaraga zikomeye. Kuko nk'uko tumaze kubibona, hatangiye gusubiza igisubizo mu nzozi, marayika akurikiraho, ndetse kugeza ubwo na Yesu ubwe yiziye. Mu gice cya 12 cya Daniyeli hatubwira ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye uje uhagararira abantu bawe azahaguruka. Nshuti yanjye, muri ibi bihe turimo bikomeye, tujye tuzirikana ko Mikayeli azahaguruka akaturwanirira kandi akatuneshereza. Nta mubare w'ibigeragezo tuzi bizatubaho, ariko iyo twizeye amasezerano y'Imana y'ibyo izakora igatinda kubikora, mu by'ukuri ni igihe gikomeye. Ariko ni umwitozo wo kwizera uzatugeza ku kumenya Imana ishobora gukora ndetse n'ibidashoboka. Ibuka Daniyeli n'abasore 3 i Babuloni. Ibidashobokera abantu Imana yarabishoboye, kuko ufite inzira nyinshi. Ndetse umudamu yarambwiye ngo Imana ifite inzira zingana n'utubore twa supanete. Yaranejeje cyane, ntabwo njya mwibagirwa, kuko yararebye abona Imana idashobora kubura inzira n'imwe. Ibi bizatuma duhanga amaso Kristo wenyine udushoboza kugenda hejuru y'umuraba w'inyanja y'isi, kandi tukarushaho kumwizera niyo twaba turi mu muyaga w'ishuheri. Niyo byaba bigaragara ko amasezerano adashoboka, Imana yacu ifite ubushobozi, ifite imbaraga ziruta kure imiyaga twahuye nayo niyo tuzahura nayo muri ubuzima. Ubushobozi bwayo burenza ijuru n'isi bigarukira. Ingingo ya nyuma rero tugiye gusorezaho iratubwira ngo igihe bisa naho Imana yatsinzwe. Mbese bigeze ubona uri ku rugamba uhanganye na Satani ukabona n'Imana isa naho yatsinzwe? Muri Matayo 27 tuzanga amateka ababaje cyane kandi ashimishije yo kubambwa kwa Kristo no gupfa kwe. Aya mateka ni amateka y'igeragezwa rikomeye yo kwizera abakristo bigeze guhura naryo. Ndi gute twasobanurira bisi batuzengurutse kwizera kwacu umukizo ugaragara nk'utsinzwe? Tekereza agahinda k'intumwa igihe babonaga Yesu we ubwe yitanze mu maboko y'abanyabyaha, akababaza agacirwaho iteka ndetse akabambwa. Mbese urumva weho byari kugenda bite? Abigishwa bacika intege, barakomereka cyane, imitima yabo irababara cyane, ndetse barabyitegereza babona ko Satani asa n'utsinze burundu. Nibyo mu ntekerezo z'abigishwa niko byari bisa, ariko Satani yaratsinzwe ruhenu byiteka ryose. Ariko Imana yari itsinze byiteka ryose, yari itsinze bikomeye, yishubije ikibero cyayo hano ku isi. Mbese wigeze ugera ku kibazo ku buryo ubona Imana isa n'iyakwibagiwe? Ndibuka umuntu umwe twaganiriye muri 97 mu Rwangeri, yarakiri umukobwa ubu n'umudamu wubatse, ariko yambwiye akantu kanejeje. Abacengezi bateye mu kigo cya Rwangeri, abanyeshuri barahunga, ndetse abantu bose barahunga, hasigaramo abakobwa bagera kuri 5, nawe yarimo. Maze igihe abacengezi bari hanze baravuga ngo nibarebe muri dorotwari z'abakobwa barebe niba hari uwasigaye ngo bamwice. Nuko bakubita urugi bari barimo, ariko ngo isengesho yaravuze ati Mana, icyo mbona cyo ndabona utashobora kudukiza, ariko icyo gusabye bandase bateye kunshinyagurira ngo bangirire nabi.
ariko ngo igihe arakimara kuvuga iryo sengesho avuga ko Imana idashoboye, ngo yagiye kumva yumva amasasu menshi, yumva abacengezi barirukanse, maze Imana imwereka ko ishoboye. Imodoka y'abasirikari iraze bashyira mu bageza mu ruhengeri, arakira. Reka rero tuzirikane ko Imana yacu ishoboye. Mbese tuzakomeza kugundira kwizera no gukomeza gusenga kugeza tubonye kunesha kw'Imana. Igihe Imana izasa n'ishecetse tuzakomeza gusenga. Igihe bisa naho Imana yakwibagiwe uzakomeza gusenga. Igihe bisa n'ibidashoboka imbaraga zizituzengurutse, mbese tuzakomeza gusenga. Igihe bisa naho Imana yatsinzwe tuzakomeza gusenga. Igihe bisa naho Imana yatsinzwe tuzakomeza kuyizera. Umuburo ukomeye, igihe cyo gukinga intege n'umubabaro ukomeye bituri imbere, bisaba gusenga ubudacogora, dusengana umwete. Bisaba kwizera no kwihanganira kunanirwa no gutinda inzara. Bisaba kwizera no gusenga kudacogora ngo tubashe gukira. Nibyo tugomba kugira kwizera nyakuri muri Kristo. Uwihangana hageze imperuka niwe uzakizwa. Hari amagambo nasomye n'ubundi mu gitabo cy'ishuri ryo kwisabato cy'igihembwe cya 4 cya 2019 hatubwiye igitekerezo cy'umugabo witwaga Victor Frank warakoze muri jenoside yakorewe abayahudi babaga mu Burayi, akaba umwene gihugu wa Australia, akaba inzobere mu myitwarire ya muntu. Yanditse aya magambo ati: umuntu ashobora kwaka ikintu cyose uretse kimwe, uwanyuma mu mudendezo umuntu agira ari wo guhitamo uko umuntu yakwitwara mu bihe bikomeye. Guhitamo ko wakwitwara mu bihe bikomeye ni ikintu gikomeye. No kuvuga ngo ni uguhitamo gucika intege cyangwa guhitamo gukomera. Nshuti yanjye rero, hitamo gukomera kuko niho uzakira. Isengesho n'uburyo Imana yatoranije bwo kugeza abantu ku nsinzi. Guhendahenda, gusaba, kwiginga, gutitiriza hagati y'abantu n'abandi bituma abantu bahaguruka kandi bakagira icyo bakora gifatika. Isengesho ryacu rivuye ku mutima naryo rituma ijuru ryose rihaguruka rikagira icyo rikora kandi gifatika. Haleluya. Ikindi, isengesho si umugabane w'umurimo, ahubwo niwo murimo ukomeye uruta iyindi yose. Iyo turi gukora turakora nyine, ariko iyo dusenze inshuti yanjye Imana irakora. Mureke dusenge tubivanye ku mutima, Imana ikore. Hirya yo kudacogora no kudacika intege hari igisubizo kuko yabisezeranye kandi ntijya ibeshya, kuko tubisanga muri Tito igice cya 1 umurongo wa 2 ko dufite Imana itabesha. Dusoza, niba dushaka kugira kwizera gushobora guhagarara niyo tutabona igisubizo vuba, amasengesho yacu hari ibyo tugomba kuzirikana. Tugomba kugaburira kwizera kwacu ijambo ry'Imana. Tugomba kwiyibutsa amasezerano yayo. Tugomba kwishingikiriza ku masezerano yayo, maze ibigeragezo byaza tugagundira umukiza kubwo kwizera, tukamubwira tuti sinkure ku rutampaye umugisha. Tugomba kuzuza intekerezo zacu ubuhamya bw'imibereho y'abatubanjije kunyura muri iyo nzira yo kwizera. Kandi n'uyu munsi hari ubuhamya bwinshi bushobora kutwubaka natwe ubwacu. Mbega ubuhamya bwiza dusanga mu byanditswe byera. Reka tugende kubwo kwizera, reka tuvuge kubwo kwizera, reka tugaburire kwizera kwacu ijambo ry'Imana, reka tubeho kubwo kwizera, reka twihangane kubwo kwizera. Imana ishaka kudukorera ibirenze, ishaka ko tuyisaba ibirenze kubwo kwizera. Tutitaye ku binyoma Satani atubwira, Imana yacu ntishitsindwa kandi ntabwo izatsindwa. Dukwiriye kuyizera. Dushobora kwizera ijambo ryayo kabone nubwo bisa naho yaba icecetse. Tugomba kwizera kabona nubwo bisa naho Imana yakwibagiwe. Tugomba gukomeza gusenga kabona nubwo imbaraga zikurwanya zifasha ubushobozi bukomeye bw'indengakamere, kandi tugomba gukomeza gusenga ubudacogora iyo bisa naho Imana yatsinzwe. Imana itubashe gusenga ubudacogora kandi itwigishe kuyiringira mu bihe byose, kuko tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Iyo kwihe
nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe